Ntajye kikenshi nicyo cyanjye. Sheri winywera fanta. Mbareka ngo hebase. Oya, sheri mbabare. Akere ko ujye uba romantique. Akujya umenya ko turi imbere ya kamera. Uba romantique ariko. Nose ko imbere ya kamera. Ase tugiye kurwanira fanta noneho nabyo. Ndakira sheri. Mpereza nyine niyo yanjye. Nyine reka nguye. Urabyanze se? Basi ni prank urukunkorera mu kiganiro. Muri kubibona se? Wateguye wabaye romantique. None nawe ndi gushaka kuba romantique ukabyanga. Okay. Please. Sherema. Please. Ngahakira. Sawa. Thank you. Ibintu bawigira imbere ya kamera. Kandi abantu babagira ngo ni kusanzwe. Ubu ngubu urabona ko turi gusangira iki? Akabisi n'agahiye. Akabisi n'agahiye we. Turi gusangira. Dondo kuvuga agafiriti, agasalade. Turi gusangira agahiye ntago ari akabisi. Oya. Na akabisi n'agahiye. Harimo agafiriti gahiye. Hakabamo agatunguru kabisi. Shareke. Turi gusangira akabisi n'agahiye. Mwase ko ari nukuri pe. Thank you ahubwo kuba waranshimiye ko ndi romantique. Nase je muri aho ni romantique tuvuganyishije. Guys, je ndi romantique pe. Na romance yanjye arayemera. Are. Rero urabona ko yateguye twa saa sita. Uyu munsi turi mu rugo. Aka gasalade sura kabona gute? Nyambi bakariyo. Ibiryo biraryoshye pe. Biraryoshye. Ugomba kunyishyira kuko ibintu byo kugura mu kabari wishyira amafaranga menshi. Ibi ni uza gafiriti. Hari ahantu tujya turya gafiriti saa sita sibyo? Aho bivuga amafaranga ukagura. Dusezerana iki? Dusezerana. Kubana karamata. Kubana karamata. Mu bibi no mu byiza. Mu bukire n'ubukene. Tubyaye cyangwa tutabyaye. Tuzabana dukurikije uko itegeko ry'Imana ribivuga. Nimba rero mugomba. Turya. Ahubwo usoma agahaye. Ntabwo uri romantique no kuri Imana. Uzi ko byari Okay. Very nice. You are romantic. Very nice. Katubahe kamuhe neza. Gakeya. Wicaye kure ariko. Sibyo. Ako se kuri kunyicira ibintu. Ibintu nabyo ntabwo biraza gushobokerega. Kanegere. Guys, muri kumbona se? Wanyegereye kuri Kanegere. Ashaje kumbyega. Kanegere. Hello guys, turabasuje mwese amahoro y'Imana arabane namwe. This is the Anastasia family together in love and faith. Turabasuhuje mwese nkuko mubibona. Guys, gukora content umuntu afite abana ntago biba byoroshye. Ngo ndi kumva ukuntu abana bari kurwana. Abari danje. Okay. Uyu munsi rero turi mu rugo tugiye gusangira ibya saa sita ariko ndatekereje ndavuga nti why not umuntu atarira hanze. Ariko ndavuze nti reka nkore ahantu turira habe hasa neza. Si ngombwa ko umuntu ajya outside. Ushobora gukora mu rugo ukahakora neza ukahadekora hakaba hasa neza mukaharira ibya saa sita wowe n'umukunzi wawe bikaba bimeze neza. Guys, ukuntu rero ngiye kubigenza. Ngiye gufata murabona aka ni agatapi. Ni agatapi k'umwana yakambakambiragaho. Ngiye kugafata kiriya kandi kantu k'umweru mbikore neza. Ndaza gushyiraho n'uturabo nyine donc ngiye gukora jardin nibereye mu rugo. Sibyo? Ubwo ngubwo niturangiza turaza kwasangirira ibya saa sita tuniganirire ngewe na my husband. Guys, stay tuned tubane muri iyi video. Okay. Noneho ngiye kuzana akantu ndambure hano. Aka kantu abantu benshi barakazi.
ngiye kukarambura neza. Ewana ngiye gukora jardin mu rugo kabisa, biraza kuba bimeze neza. Nawe wakwiyeranja, si ngombwa kujya outside, no mu rugo wakwikorera utuntu twawe neza, we n'umuryango wawe ukishima. Impamvu nabanjeho aka gatapi ni ukugira ngo kano kantu kataza kwandura cyane. Aha, good. Ndabona biraza kuba bisa neza. Umugabo wanjye we yibereye mu nzu, ntabazi ibipfa n'ibikira, ari aho ngaho. Gusa namubwiye ko tugiye gusangira ibya saa sita, ariko se guys, ndabigenza utera? Izi ndabo se ndazigira gutya? Yewe, ibintu nabyo rero ngo byo gukora jaride mu rugo ndabona biri kungora, ako nta ribi, ndabikora. Urabibona gute Olivier, urabibona gute? Birasa neza? Nese ko utari kungira inama, agatebe turatereka icyo kunywa ndagashyira hese? Y'indabo izi nzigize imbere, noneho twe tuze kwicara gutya. Okay, gutya komsa birasa neza. Fata agatebe ngatereke hano, niko duterekaho n'ibyo kurya hano nyine, niko duterekaho n'ibyo kurya, noneho twebwe twigira inyuma. Okay guys, ngo mba nashatse kuba romantike, hako n'ubundi ngende romantike barabizi, abantu batabizi babimenya. Moi je suis romantique. Oya ndi romantike ariko ni ukuri, ntago mbeshye. Aha, ewana. Birahari sawa. Sha icyo nzi cyo sheri natampa amanota uyu munsi simbizi. Noneho guys, nateguye ibyoroheje, nagize ubunebwe bwo guteka. Oya nta surprise, mbabarira atarwara umutima. Reka mpamagare, narari mu cyumba sinzi ibyarimo kuri machine. Mubwira ko ibya saa sita byabonetse nyine, ariko mubwira ko byateguriwe hanze. Rase uzi ngo akunda surprise? Wapi? Nakunda surprise ngo arwara umutima. Voilà. Gute? Ibi birahuri biragwa gutya. Indabo nzigize hano inyuma. Guys, muza kumbwira rero nimba nabikoze neza cyangwa se nimba hari icyo nahindura. Ngiye mba nshaka gukora ibintu byiza kandi ntavuye mu rugo, ntibereye ngewe mu rugo, kubera ko ibintu byacu bikorerwa mu muryango kandi gahunda ni yayindi, ni ukubaka umuryango nyine mwiza wishimye. Ntabwo bisaba ibintu byinshi guys, kuko reka mbabwize ukuri, ubundi iyo mubanye neza wowe n'umuntu wawe byose byijyanamo. Guys, ndizera nateguye neza, I think so. Sha nakoresheje imbaraga zanjye, ubwo ngubwo reka muhamagare aze dusangire. Noneho ubwo narangije gutegura reka muhamagare. Sheri? Sheri? Karame? Ngwino se. Ngwino turye nahishije. Aha, guys, ndamuhamagaye rero igiye kuza dusangire. Aha, ndabona wateguye. Bitegurora. Sheri urabibona gute? Indabo
ari urwo narinduzi umuntu aba agomba gusa ni inovasiyo. umuntu aba agomba gukora ubushakashatsi. Inovasiyo pe nukuri. Si ngombwa ko tujya outside. Tubona hateguye ariko da ibi biryo. Hanyuma rero idekorasiyo yanjye ugomba kuyishyura. Hano ndagura icupa, hajya mu icupa. Ndagura fanta. Baza nuko mbona wanayiguze. Nyine iyi dekorasiyo yanjye ubundi wakaba yishyura. Ubundi se nase hajya outside ntago wayishyura. Bavuga ikintu nzakugurira. Oya nyine ugomba kunyishyura first of all. Nzakwishyura se dekorasiyo? Oya ni amafaranga. Okay guys. Amafaranga yo nubundi siko byose ari ibyawe. Ngo reka turiye rero ibyo saa sita nagize uburebwe nyine n'ibinateguye. Kumuna wateguye indyo muri restaurant. Nanjye nashatse gukora restaurant mu rugo. Ni restaurant pe. Bo ndabona washyizeho na kamera ubwo bari hafi turabaze tubahe. Okay. Maze bite? Ni sawa. Biryo binararyoshye. Biraryoshye? Okay. Acha. Cheers mbone nguhe. Oyama. Ahijyo usoma agahaye. Ntabwo uri romantic no kuri Imana. Uziko byari ngo. Okay. Very nice. You are romantic. Very nice. Katubahe kamuhe neza. Gakeya. Wicaye kure ariko. Sibyo. Ako se kuri kunyicira ibintu. Ibi nabyo ntabwo biraza gushobokerega. Kanegere. Guys muri kumbona se. Wanyegereye kuri kanegere. Ashaje kumbyiga. Kanegere. So gake. Nawa health. Ijaride yanjye yo mu rugo rero. Ijaride ni sawa ahubwo nuko mbona ibirahuri biri kumanuka. Ko wikanga se? Mwana ikirahuri itaza kumeneka. Gusa bitekereje gute? Nicaye. Ndavuga ariko warira hanze atari mu nzu. Shana ubone nge rero buriya nkuko nabikubwiye. Muri hari ibintu nkunda. Wenda nko kurya ndi mu rugo. Na mu gitondo nabivuze wagira ngo mu gitondo nabuze iyo turi mu rugo twese turi muri story n'abana bahari numva nishimye. Ariko noneho hakiyongeraho ukuturira hanze. Buriya guys dukunda kurira hanze cyane. Wenda ubu ngubu kubera ntago abana bahari bagiye bari mu nzu. Nyine bari mu nzu ariko dukunda kurira hanze. Ibi nibyo bitunezeza cyane. Mu nzu yego amabanga y'urugo ukabura yashyize hanze pe. Shamana we ibiryo byo hanze ntabwo bizashoboka cyane ariko uwange tukaganira akanya gatoya. Abana bahari bagakina. None rero ndabona wahinduye umuvuno. Shyiraho white. Thank you. Turaganira ku cy'uyu munsi. Tuganira ku kira. Gusa icyo tuganiraho ni ikintu maze iminsi nibazaho. Ni cyo nanjye kwibaza nkunda kwibaza. Buriya ni ngombwa ko ni ngombwa ko umugabo n'umugore babwirana byose ukuri kose. Okay, nanjye mbere uko tuvuga ko icyo kintu ndabanza nkubaze. Babwirana byose mbere yo kubana, babwirana byose barabanye, babwirana byose gute? Tell me. Tuvuge. Okay, ndavuga mbere yo kubana. Sibyo? Uko urumva ni ikintu abantu bari gutegura. Sibyo? Ni ikintu abantu bari gutegura. Iyanjye ni nyinshi. Mukunda byinshi. Urumva? Batari babana. Baba bari gutegura nyine ku bana. Nyine ariko icyo gihe abantu batangira kubwirana byose harabayeho engagement.
wenda umusore n'umukobwa, noneho no mu rugo urumva bitangirira aho angajoma yabaye gukomeza hafi ubuzima bwabo bwose. Ubyumva gute? Kubwirana byose barabanye buri kintu cyose, everything. Njyewe ukuntu se ko mbona nawe wagira ngo noneho uyu munsi no kwicara hasi. Oya ntago hangoya nuko ndi kugira ngo nyine iriya kamere dufate neza tutaza gusanga twagiye ku ruhande. Njyewe ukuntu mbyumva, umugabo n'umugore ariko tunarya yego taza guhora yego, umugabo n'umugore bakwiye kubwirana byose, kubera ko iyo bagize ibyo bahishanya urukundo rwabo rurangirika. gute se? Nase sheri mpa nk'urugero. kamanze nkubwire, mu kiliziya dusezerana iki? Mu kiliziya dusezerana iki? Dusezerana iki? Dusezerana kubana karamata. Kubana karamata mu bibi no mu byiza, mu bukire n'ubukene, tubyaye tutabyaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, tuzabana dukurikije uko itegeko ry'Imana ribivuga. Nimba rero mugomba nimba rero mugomba kubana mu bibi no mu byiza, mu bukire cyangwa ubukene, mukwiye kubwirana byose nta na kimwe muhishanya. Mukwiye cyangwa tugomba. Oya, umugore n'umugabo babana bagomba oya ko babivuga ko sitsokera ikinyarwanda bakwiye kubwirana byose nta na kimwe bahishanya. Kuba ko wansata ngiye kuzamo ibintu byo guhayidinga sha ntabwo biba bikigenze neza pe, ni ukuri. None se kamanze nkubwire sheri, mpa nk'urugero nk'iki? kandi urugero nari nyiri kukubwira nyine ndashaka kubikubwira neza mbikumvishe. Nimba ariko da hari nabo njya numva ngo babana ngo batazi ngo icyo umugore akora cyangwa ngo icyo umugabo akora. Ubushize sinaguhaye urugero nakubwira ngo inzu abantu bashaka kuba bamaranye nk'imyaka 7 ariko umugore atazi umushahara w'umugabo kandi akorera urwego rumwe nk'umushahara, umugore atazi umushahara umugabo ahembwa, nibyo nose ntibabanye. Ntibabanye neza, bubakiye ku musenyi abo bantu. Mbese ni nka kwa kundi uvuga ati turabanye ariko umwe aracumbagira. Ni ukuri pe, abo bantu bubakiye ku musenyi. Umugore n'umugabo bakwiye kubwirana byose nta na kimwe muhisha. Nimba muryama ku buriri bumwe mugasangira byose, kubera iki hari ibyo umwe akwiye guhayidinga? Juste nimba mwamajije gusangira. None se katufate nk'urugero, sibyo? Niba wenda njyewe amafaranga ahari nkunda kujya mu kabari gushopinga, cyangwa n'abandi bantu benshi mpa amafaranga kandi mba ndashaka kubimenya, ni ngombwa nibyo se ahubwo ko hagira ibyo umpisha? Ndi kugira ngo umbwire niba ari byo byaba biri sawa. Aho ikibazo ntabwo uri kurya. Ndi kurya sheri, kandi njye nari nshonje. Nese wetse gato manze mbwire sheri, mutabwiranye byose mwamubakiye kuki? Mbwira ikintu mwamwubakiyeho. None se hari ikindi abandi bubakira uretse gukundana? Urukundo rubeshya se rubaho? Nase gutya harimo kubeshya? None se harimo kwekuri? Nimba dushobora kubana ufite ikibanza ahantu runaka utarambwiye iki kibanza gifite, waracyanditse kuri mushiki wawe bya bindi abagabo bajya bakora ngo mama ahubwo babyandika nanjye naba nka babakinnyi bajya bandika imitungo yabo kuri ba mama babo. Umva se manza
warafashe ikibanza ukacyandika kuri mushiki wawe ngo umugore ngo atazaza ngo akanterera hejuru ngo ejo bundi ngo tugakora divorce ngo ikibanza ngo akakibonaho are karga hasa surprise are karga umva reka nkubwize ukuri umugabo utakubwiye byose umugore utakubwiye byose urwo rugo rurarwubakiye ku musenyi ngewe nuko mbyanzuye mu Amerika ndabyanzuye urwo rugo ruba rwubakiye ku musenyi ntajye kikenshi nicyo cyanjye sheri winywera fanta oya sheri mbabare ariko ujya uba romantike ariko ujya umenya ko turi imbere ya kamera uba romantike ariko nose ko imbere ya kamera ese ubu tugiye kurwanira fanta noneho nabyo ndahakera sheri mpereza nyine niyo yanjye nyine reka nguhe urabyanze se basi ni prank uri kunkorera mu kiganiro muri kubibona se wateguye wabaye romantike none nawe ndi gushaka kuba romantike ukabyanga okay please sherema please ngahakera sawa thank you ibintu bawigira imbere ya kamera kandi ubwo abantu baba bagira ngo ni kusanzwe warabivuze ko ndi romantike sheri njyewe naravuze ko romantike hajya ngo niba ari keya ni romantike oya ni iyi yabivuze inshuro nyinshi bajye kureba ibiganiro byatambutse sheri ni ukuri pe thank you ahubwo kuba waranshimiye ko ndi romantike nase sheri buriya wowe ni romantike tuvuganyishije guys njye ndi romantike pe na romance yanjye arayemera rero urabona ko yateguye twa saa sita uyu munsi turi mu rugo aka gasarade sura kabona gute ndumva karyoshye ibiryo biraryoshye pe biraryoshye ugomba kunyishyura kuko ibi ngibi byo kugura mu kabari wishyura amafaranga menshi ibi ni uza agafiriti hari ahantu tujya turya agafiriti saa sita sibyo aho bivuga amafaranga ukagura oya nyine nibyo ndi kuvuga neza yahaha ikisi ashobora guhaha ibirayi n'ibindi bintu byose bishobora guhaza urugo none dore nkaririye mu rugo kuri tapi nziza bateguye reka nkubwire iyi dekorasiyo ugomba kuyinyishyura dekorasiyo y'indabo niba sinashobora kubitekereza urayinyishyura amaroze reka manze nkubwire sheri ba bandi bajya muri hoteli zihenze bakajya gukora akadekorasiyo bagiye kuhakorera akadeti ntabwo bishyura none wakoze deti yo mu rugo ngewe nakoze deti yo mu rugo dekorasiyo yanjye cyakora ihagaze akavene 3 ni ukuri ko Imana wikomeza kubivuga utambabaza pe iyi dekorasiyo yanjye ahubwo se veni nayemera ndayipfobeje gutya wamasenkani ariko se nanjye narasaze kabanze nkubwire sheri byonyine akangaka kagura ngahe uyavuga aka karahenze indabo nta ndwabona amafaranga unyishyuye ndabihinduye bigeze ku 100 inote y'100 niyo wanyishyura gukodesha aho kubishyira reka bagukurikiye bazakubwira abankurikiye bazabivuge gukodesha tunasoza sibyo by'ukuri nagiraga numva uruhande uriho kuko ntabwo narinda kubwira ngo nanjye nuko mbyumva ntari numva uruhande uriho nagomba kumanza kumva uruhande uriho niba abantu bashobora gusangira byose ahubwo nari mfite impungenge yuko ku bibazo ndi kukubaza ko uri buze kuvuga ngo we none se ngo ko hano mu rugo ngo dusangira byose tubwirana byose iyo aho umuntu agiye ibyo yahuye nabyo byose buri kanya communication ibyo twageraga igihe impamvu wenda nakomeje kujya ku ruhande ruri opposite yawe wenda nkirengagiza uko tubayeho hano mu rugo ni ukugira ngo abantu batwumva
bumve impamvu abantu bagomba gusangira byose. Wabivuzeho, wavuze ubuzima. Buri ubuzima nicyo kintu cya mbere. umuntu mubasha kujya mu cyumba kimwe mukaryama, mukennye, mushonje, murwaye, mutarwaye, mukaba muri kumwe, ubwo nta wasiga undi aho ngaho. gute noneho mujya kugira niba musangira ubwo buzima bushaririye, ubwo n'ibyishimo birumvikana. Nk'ubu ngubu urabona ko turi gusangira iki? akabisi n'agahiye. Akabisi n'agahiye we. Turi gusangira agafiriti, agasalade. Turi gusangira agahiye, ntabwo ari akabisi. Oya, ni akabisi n'agahiye. Harimo agafiriti gahiye, hakabamo agatunguru kabisi. Turi gusangira akabisi n'agahiye. Mwase akango turakita muki? Akabisi n'agahiye nako. Nakadasembuye. Okay. Yereka mubaze iki? Sheri uri kunywera fanta? Akoze fanta yanditseho izina. Tubaze. Inama mwagira nk'umuryango nk'iyo biriwe mu rugo, ugasanga umugabo n'umugore biriwe mu rugo, ariko ukabona nyine ntabwo bajya bicara hamwe ngo baganire, ahubwo ugasanga nyine n'umugabo yigendeye, umugore wenda ni umwanya wo kwita ku bana agasigara mu rugo, nyine ukabona umwanya wo kugira ngo babicarane no kuko yabo urabura. Niyo nama mwabagira? Inama twabagira ya mbere ni yo gusangirira hanze nk'uko nguko, ariko bakaba banafatikanyije no kubitegura. Hari ukuntu usanga abantu biriwe mu rugo, umugabo akibera mu byiwe, umugore akivuruguta mu mirimo yose yo mu rugo, umugabo adashaka kumufasha n'ikintu na kimwe. Ibyo bintu ntabwo ari sawa. Iyo buri umugabo nawe akwiye gufasha umugore mu mirimo yo mu rugo, kuko urugo rugira imirimo myinshi pe. Basi nyatagira icyo gufasha, ariko akaza akakubira iruhande, basi akanakuganiriza, mukagira ibyo muganiraho. Ntago nyine twebwe hano mu rugo, ntago iyo twahiriwe uko byagenda kose tuba turi kwikubana, tuba turi kumwe. Njya mu gikoni akansangayo, najya mu nzu akansangayo, ewana twirirwa nyine. Nari ngiye kubivuga mu kinyarwanda kidahwitse, ariko ndabiretse. Sikome n'ibanga mwana, uzatuma ngo njya mu gikoni kesha. Zose umurikira ahantu hose ngiye. Nawe ariko nuko. Bo guteka ndabizi bike bimwe na bimwe, ariko si byose. Karashize kagasalade kargameze. Urumva? Nicyo navuga, si byo. Buriya ikintu kigaragaza urukundo ni presence yo kubana, si byo? Vuga ngo uzacunge abantu bakundana, igihe cyose aba yumva atava kumwe na mugenzi we. Rero nagira inama cyane cyane buri umugabo niwe moteri kuri ibyo ngibyo, ko umugabo umudamu aba ari kwizengurukaho cyane cyane mu rugo. Umwana iki kirabuze, ibi biragenda gute, kuko nibo en general bakunda kugira utuntu twinshi bakora. Utamufashije rero usanga nyine agera akananirwa, cyane cyane ukasanga nk'isuku yo mu rugo. Isuku yo mu rugo iravuna umugabo, cyangwa se n'ibindi byose bisanzwe bijyanye n'ubuzima bwo mu rugo, bisaba ko abantu bose babana. Sikora nasaze wahaza, ahubwo ntongere kurya. Ntabwo ndi bwongere kurya. Antreta, thank you. Ubwo rero twabagira inama y'uko bagira bate, bahuza ubuzima, basangira ubuzima bwose, basangire byose, nk'uko twasangiye akabisi n'agahiye na sheri wanjye. Kandi n'ubundi dusanzwe tugasangira. Tunaba buriya guys, twe twikundira kurira twicaye hasi nk'uku mu rugo, tukunda kurya gutya, kandi dusangira na famiye, tukishima, tukanezerwa, tugatera story, nuko ubuzima bugakomeza. Guys, reka tubashimire rero abo twabanye muri iki kiganiro, tunashimira abantu bamaze gukora subscribe. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Tunasaba n'ukuri abantu kudushyigikira, mukore subscribe, mujye mukora comment na share. Kuri turabibasabye pe. Twarabwiye ngo aka ni agacano k'umuryango, tuzasangira ubuzima bw'umuryango. Mudushyigikire, mutube hafi, mushyiraho comment, subscribe, musharing pe. Nukuri turabashimiye cyane guys, turabakunda. Bye. Bye.